inyamaswa 10 zifite imbaraga zirenga iz'abantu 100. Ukuri gutangaje abantu benshi batazi. Muraho neza bakunze bacu hano ku Munyabuzima TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, turasaba ukanda subscribe, ugakanda like ndetse ugasangiza abandi video kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro bishya kandi byuzuyemo ubumenyi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo itangaje cyane. Ese ni izihe nyamaswa zifite imbaraga zidasanzwe ku buryo zishobora gukora ibintu umuntu n'abantu benshi bahurije hamwe batashobora gukora? Hari inyamaswa zishobora guterura ibiremereye inshuro nyinshi kurusha ibiro byazo, izindi zigasenya ibintu binini, naho izindi zikarwana n'abanzi benshi icyarimwe. Komeza kureba iyi video kugera ku musozo kuko nimero ya mbere iratangaje cyane kandi ishobora kugutangaza nawe. Nimero ya 10 cyangwa se inyamaswa ya 10 ni ingona cyangwa se crocodile. Ingona ni imwe mu nyamaswa zifite urwasaya rukomeye cyane ku isi. Iyo ingona ifashe umuhigo biragorana cyane ko umuhigo wayicika. Ingona ifite imbaraga zo gukurura inyamaswa nini mu mazi ndetse no kuziroha. Nubwo idasa n'iyihuta, turavuga ingona imbaraga zayo zituma iba umuhigi ukomeye cyane. Noneho reka tujye kuri nimero ya 9. Nimero ya 9 ni ingwe cyangwa se leopard. Ingwe ifite imbaraga zirenze ukwisa. Ingwe ishobora guterura umuhigo uremereye kurusha uburemere bwawo, ikawumanika mu giti kugira ngo izindi nyamaswa zitawurya. Niyo mpamvu ingwe ifatwa nk'umwe mu bahigi bakomeye cyane muri Afurika. Nimero ya 8 ni impyisi cyangwa se iyene cyangwa hyena. Impyisi ifite urwasaya rukomeye cyane. Impyisi ishobora kumenagura amagufa akomeye cyane ikarya n'iby'izindi nyamaswa zananiwe. Iyo impyisi ziri mu matsinda zishobora no kwirukana intare ku muhigo wayo. Nimero ya 7 ni imbogo cyangwa se African buffalo. Imbogo ifite imbaraga zidasanzwe kandi irinda abagenzi bayo cyangwa se ingenzi zazo. Iyo imwe muri zo itewe, izindi zose zirayitabara. Hari igihe n'intare nyinshi zisubira inyuma kubera imbaraga z'itsinda ry'imbogo. Nimero ya 6 ni inkura. Inkura ishobora gupima toni zirenze 2. Iyo inkura yirutse ishobora kugera ku muvuduko urenga kilometero 50 mu isaha. Ihembe ryayo n'imbaraga zayo bituma nta nyamaswa nyinshi ziyegera. Tugeze kuri nimero ya 5 ni imvubu. Abantu benshi imvubu bayibona nk'inyamaswa ituje, ariko imvubu ifite umubiri uremereye cyangwa ufite ibiro byinshi cyane n'amenyo ashobora guca ibintu bikomeye cyane. Imvubu ni imwe mu nyamaswa zica abantu benshi muri Afurika iyo zumvise zibangamiye. Tugeze kuri nimero ya 4 ni ingagi cyangwa se silverback gorilla. Ingabo y'ingagi ifite amaboko akomeye cyane. Abashakashatsi bemeza ko imbaraga zayo zishobora kuruta cyane iz'umuntu usanzwe. Ingagi ishobora kuvuna amashami manini y'ibiti no kwimura ibintu biremereye cyane, ariko akenshi ingagi ikoresha izo mbaraga mu kurinda umuryango wayo aho kurwana. Tugeze kuri nimero ya 3. Nimero ya 3 ni imvubu cyangwa se African elephant. Imvubu niyo nyamaswa nini mu nyamaswa zose ziba ku butaka. Imvubu ifite umubiri ushobora gupima toni nyinshi. Imvubu ishobora gusunika ibiti binini bikagwa hasi. Ishobora no guhirika imodoka no kwimura inzitizi zikomeye cyane. Nubwo imvubu ikunda amahoro, iyo irakaye bifite imbaraga ziteye ubwoba. Tugeze kuri nimero ya 2. Nimero ya 2 ni inyamaswa yitwa dung beetle. Dung beetle ni inyamaswa iri kuri nimero ya 2. Dore inyamaswa itungura benshi. Nubwo inyamaswa ari nto cyane, ishobora gukurura cyangwa gusunika umutwaro uremereye inshuro zirenga 1000 uburemere bwayo. Iyo umuntu yagira ubushobozi nk'ubwo, yashobora guterura ibintu bifite uburemere budasanzwe. Ni inyamaswa imwe mu nyamaswa zifite imbaraga nyinshi ugereranyije n'ubunini bwayo. Tugeze noneho kuri nimero ya 1. Nimero ya 1 ariko mbere yuko tuyigeraho, niba tugeranya hano muri iki kiganiro utarakora subscribe, turagusaba kugira ngo ukore subscribe, ukande like, share na comment kugira ngo n'abandi kino kiganiro kibagereho. Tugeze kuri nimero ya 1
kandi tuzi yuko irabatangaza cyane. Nimero ya mbere niyo bita leaf cutter ant cyangwa se ikimonyo. Kino kimonyo tuzi nubwo ikimonyo ari gito cyane nicyo gitangaje kurusha izindi nyamaswa zose. Ikimonyo gishobora guterura ibintu bifite uburemere bukubye inshuro nyinshi uburemere bwacyo. Iyo ibimonyo byinshi bikoranye bishobora kwimura ibintu binini cyane kurusha ingano yabyo. Ubwo bufatanye n'imbaraga nibyo bituma bifatwa nk'imwe mu nyamaswa zifite imbaraga zidasanzwe ku isi iyo ugereranyije n'ubunini bwayo. Ese ni irihe somo twakuramo? Dore isomo twakuramo ni iri: imbaraga nyazo si ubunini bw'umubiri gusa. Hari igihe ikiremwa gito gishobora gukora ibintu bitangaje kurusha ikiremwa kinini. Ubuzima butwigisha ko gukorana, kwihangana no gukoresha neza ubushishozi dufite bishobora kutugeza ku ntsinzi ikomeye cyane. None se wowe ubona ari iyihe nyamaswa ifite imbaraga kurusha izindi? Ese wari uzi ko ikimonyo cyangwa dung beetle bishobora kurusha inyamaswa nini imbaraga iyo ugereranyije n'uburemere bwabyo? Tubwira igitekerezo cyawe hano hasi muri comment. Niba wishimiye iyi video ntiwibagirwe gukanda like, gukora subscribe ku Binyabuzima TV no gukanda akamenyetso k'inzogera ukayifungura kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro cyangwa se izindi video zicana kuri YouTube channel yacu. Nakoze cyane kubana natwe. Imana ubaho umugisha mwinshi cyane, kandi tuzongera kubonana mu kindi kiganiro gishya hano ku Binyabuzima TV, aho dukomeza kubasangiza ubumenyi bushya buri munsi. Nakoze cyane, ibiganiro hano nakagaruka. Bye bye.